Menya amakuru iyi ndirimbo Repeti ya DJ Benda impamvu itari kurebwa cyane. Benda uri umusikama araduskaminze wasohoye iriya Repeti turavuga dute kubera agahenda Benda yagize umva tugomba gushyiramo imbaraga tukamutama ama challenge MJ challenge banga after banga. Reka twumveho gato vibes bari bafite hano mu ndirimbo Repeti. Ukurikije iyi vibe banza ugane subscribe ndetse uteje na comment ku bintu byose ugiye kumenya utari usanzwe uzi. Uyu muhanzi General Benda ukurikije vibe ubonye n'amagambo yavuzwe kuri iyi ndirimbo niki wavuga? Kumenya amakuru yose muri iyi video yose, ngira ngo murabizi mbere y'indirimbo uyu mu DJ akaba n'umutikitoka ndetse n'umubyinnyi urenze cyane mu gihugu cyane, abenshi cyane dufana turi benshi cyane. Ngira ngo yabanje ashyiraho saga ndende cyane ku binyamakuru byose ndetse no ku mbuga ze nkoranyambaga zose, ariko kuri ubu ngubu tega wumve icyo abafana bamukoreye ndetse icyo abafana ubu ngubu bari kumuvugaho. Benda uri umusikama araduskaminze wasohoye iriya Repeti turavuga dute kubera agahenda Benda yagize umva tugomba gushyiramo imbaraga tukamutama ama challenge umva iyi boro ye ikaba international. Utubwira kuko twarabyumvaga natwe agahinda karatwica. Benda utumye numva yuko nanjye ubwanjye na yaca noye batayibye uraduskaminze Benda why? Nubundi ko ibintu byawe tutari kubura kubikunda, niyo utari kwitubeshya kuriya ntabwo twari kubura gukunda boro yawe. Tubwira ngo Diyezi ngo yanze ko mukorana indirimbo ngo nibiki byawe twumve birababaje kuko twumva agahinda mbega amarira twumve turababe tuvuga ati aya namwe mu magambo abafana ba General Benda bakomeje kumubwira. Komeza ukurikirane ikiganiro cyose hano kuri YouTube ya MJ Challenge, wibuke ukanda subscribe, turagenda tuguhereza amakuru agiye atandukanye, ariko nawe kuze gukuramo isomo. Umuziki uracuruzwa bro, industry ngo yabaye umwanda, fire bomboka. Menya ukuri umuntu witwa General Benda yakoze akantu mwareba nka General Benda walaye n'umwana wakuzemo mureba ari kwihiringamo mureba n'uwo mu Busanza agerageza no kuri kwimana nasi ukumushyigikira bibatwaye ariko se tukomeze kuri General Benda. Reka twumve General Benda we icyo abivugaho, niba koko atarababaje abafana be. Reka wumve ukuri yashyize mu mbuga nyinshi cyane ndetse namwe mu magambo yakomeje kugenda avuga. Tegera amatwi wiyumvire niba bya bintu koko ari ukuri. Mbofaya amakuru nyine kwa kundi umuntu azakahita kubuza ibintu bari kuvuga ngo reka ngo ntabwo izasohoka, bakamara se gukimuririza abantu bose mu collaboration. Aba nyine bababwira Diyezi nka Benda mukamariza collaboration umubyinnyi sima batari kwisenya hawe kubitamo n'ibyo bya TikTok. Amwe mu magambo y'abafana bo DJ ndetse akaba n'umubyinnyi General Benda ari guhizwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ari byo tuvuga uti industry yabaye umwanda. Ngo n'ubundi baramufanaga ntibari kubura kumufana ndetse no kugumya kumushyigikira muri iyi ndirimbo ye nziza cyane yakoze yise Repeti, ariko atabicishije mu buryo bwo kubeshya abafana be muri rusange. Uyu musitari yakomeje kugaruka cyane ndetse anagera ku mbuga nyinshi cyane avuga ko TikTok ye bayibye ndetse bakaba baranze ko bakorana na video, ariko amwe mu mashusho y'indirimbo ye yagaragaye kuri YouTube bita Repeti nta mashusho meza cyane kandi bagaragaza ibyishimo nk'aho nta kintu cyabaye cyangwa naho nta kintu cyavuzwe. Reka twumve mu magambo amwe General Benda yabwiye ikinyamakuru cya The Choice. Kwanzura ko usora ino diyo ugashaka undi muhanzi mukorana. Oya urumva Diyezi yaramfashije, imbogamizi ni management yiwe. Yego nta kintu kimwe nize mvugana na Reka kujya kure ya telefone yawe, menya ukuri. Manager wa Diyezi ari hano in studio, reka twumve ukuri kose.
gatoya twinjire muri repete cyane yuko ariyo projet washyize hanze. Uratangaza uti abo mwayikoranye baraguhemukiye. Ikindi tukabona Benda arakomeza n'ubundi ayisunika mu ma challenge n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi tukabona ntago iri kuri platform zawe. Ubundi ikibazo cya repete wagisorera. Ukuntu byagenze ubundi twatangiye tujya muri projet kwa Kiss. Turayitangiye iya mbere. Haba haje aba batipe ntabwo ngewe ndamutunga ugutoki kuko ndi yarahari nanjye sinza kunyomoza no beshya wapi ntabwo ngiye mbeshya ngo turero urabona ukuntu bigenda muri studio tugomba kubanza kwisubiramo tukarya oya ntabwo turiwe tukabanza tukarya ntabwo wariye video ntabwo wanyoye ariko kamubaza wanu muganga wakoze wari ugiye muri studio mwebwe burigiye murabanza mukishyuza ibyo oya ntabwo twishyuza natwe tugiye muri session ya turabyigurira ibyo ni ibintu bisanzwe mwana ntabwo umuntu yaza ngavuge ngo mwakoza ariko duhurira muri officially buretse tunaburana ibintu binasobanutse officially uri manager wa Diezdora ngende PR ubwo PR bari iki ndi muri PR management ubwo PR bikora iki Shinzwe public relations no muvugizi shinzwe nyine shinzwe like image ariko none ntabwo umuntu yaza ntabwo yaharabika no kuvuga ngo urabona akazi rugajuriga nakora muri Kigali Universe niko ukora kwa Diezdora yego kandi muri PR yanyu n'ubundi n'abashaka kuzakorana namwe babimenye yuko mbere yo gukora mubanza mukarya oya ibyo boro ase babu ariko subo wahisemo gute kuvugira umuntu ariye ngo akunda iki kuruta igihugu ijipo bira bintu mbagana ari ngira ngo mwumvishe amakuru y'umuhanzi General Benda akaba nk'umukuriyete cyangwa se umu TikToker akaba n'umu DJ. Ese wakurikiye iyi video ukareba na vibe bafite aba bantu bari bafitanye beef? Nibyo abafana bagarutse bavuga ati umuziki uracuruzwa bro, ariko ugomba no kugaragariza icyizere abafana bawe, ukareka kubabeshya, ukareka kubeshya imbuga zose. Nawe ushingiye kuri video y'uyu musani cyangwa se uburyo uri kwireba urabona iyi vibes hari saga zabayeho? Nibigutungure ushobora kwibaza impamvu indirimbo repete itari kurebwa cyane kandi ari indirimbo yabanje guteza saga nyinshi cyane. Impamvu nta yindi niyi ngiyi. Benda uri umusikama araduskaminze wasohoye iriya repete turavuga dute kubera gahenda Benda yagize umva tugomba gushyiramo imbaraga tukamutama ama challenge umva iyi boro ye ikaba international. Iyi ni MJ challenge ntuze kugenda udakanze subscribe amakuru ku munsi hit